sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora hari imbaraga ziruta izindi ndema mu mutima utunganye unyigishe. turakwakira. Urakoze cyane. Uyu munsi ugeze i Kigali, urumva umeze gute? Witeguriwe n'abanyarwanda benshi batari bake muri hari imbaraga, uri kwiyumva gute? Ndanezerewe, mbese ibyishimo byandenze sinabona uko mbisobanura, kuko ibyishimo byatangiye ngeze mu kirere mbonye Kanombe, mbonye Kigali, numva umunezero uruzuye, nkomeza gutekereza ibihe byiza tuzagirana, so ndanezerewe pe. Navuye hano 2004. So imyaka sinzi nibibaye ngahe, abazi imibare wamfasha. Twarakurikiranaga amakuru rwose avuga ko ibintu byose byarahindutse, n'umunezero gusa numva nishimye. Hano izaba rito idasanzwe, iki gitaramo ndumva kitazaba kidasanzwe kubera ko nandi matuwa twakoraga handi hantu n'indirimbo twarimbaga z'ikinyarwanda. Sanga ubuje hano kuzikorera hano, ndizera ko no hari public nini, niho twashatse ko dusoreza igitaramo. Cyo nabizeza cyo tuzaramya Imana. Hazabaho ibintu nka bitatu. Cyambere no kubwira abantu imbaraga zidasanzwe, abatazizi bazimenye, ziba mu kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi cya kabiri no kugira ngo habeho gusangira cyangwa se no ku experiencinga ibitangaza biba mu kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi cya gatatu, hazabaho buri muntu wese uzaba hari kuri uyu munsi, turizera ko azaramya nyabyo, kuramya bivuye ku mutima. So iyo waramije bimeze gutyo, ugira umunezero ukuzanira amahoro yandatemba nk'uruzi, udashaka ko wa munezero ushira, ushaka ko wa munezero uhoraho, iki gihe waramyije nyakuri. So kuri uwo munsi rero turizera ko, kandi kuba iyo abantu bose bahuriye hamwe bari muri room imwe baramya Imana bahuje umutima, hari ikintu kidasanzwe gikoreka kuri uriya munsi. So nicyo twabizeza.